Urunana ni uruhererekane rw'ikinamico yatangiye yumvikana kuri radiyo kuva muri Gashyantare 1999. Yatangiye itegurwa n'umuryango Health Unlimited binyuze mu mushinga wayo witwa Were Women Media Project. Guhera muri Mata 2006 iyi kinamico yatangiye gutegurwa n'Urunana Development Communication. Intego nyamukuru y'ikinamico Urunana ni ukwigisha abaturage bo mu karere k'Ibiyaga Bigari by'umwihariko abavuga indimi z'Ikirundi ndetse n'Ikinyarwanda. Inyigisho z'Urunana zibanda cyane ku buzima bw'imyororokere, uburezi, ubukungu, imibereho myiza, iyobokamana n'imibanire myiza muri rusange. Ni ikinamico ikinirwa mu cyaro kizwi ku izina rya Nyarurembo, agace k'icyaro kabarizwamo ingeri zinyuranye z'abaturage, abize n'abatarize, abakire n'abakene, urubyiruko n'abakuze, abahanzi, abaganga n'izindi ngeri zinyuranye z'abaturage. Urunana rutegurwa n'uyu mushinga maze ukarucisha kuri radiyo Rwanda buri wa nyuma na buri cyumweru isaa 1:45. Bamwe mu bakinnyi b'Urunana nibo tugiye kugarukaho muri iyi kinamico. Ese nawe ujya uterwa amatsiko nabo, wumva amajwi yabo ariko ukabaha isura ushatse? Ibi ngibi byatumye dutegura iki kiganiro tugenda tugaruka ku bakinnyi bakina mu Runana. Uyu nguyu dutangiriyeho ni Mariana. Mariana nubwo yitahiye azize indwara ya kanseri y'inkondo y'umura, turacyamwibuka mu kino cy'Urunana. Ni umukinnyi ukina ari intangarugero, ni umujyanama w'ubuzima, ni umuturage mwiza mu mpande zose, ni umubyeyi mwiza, ni umwarimu mwiza, yashinze ishuri ryo munsi y'Umunyinya, twese turarizi. Uwo tugezeho yitwa Nyiramariza. Nyiramariza ni umugore wa Stefano, afite abana benshi yabyaye kandi akaba uburere. Ni umugore wihanganira ibigeragezo by'urugo ndetse akihanganira n'umugabo we ushobora kuba amugora. Uyu mugore afite ubuhanga buhanitse mu byo gukina amakinamico kuko akina no muri Museke we ari Manyobwa. Uburyo ahinduramo ijwi ubwo ntibusanzwe, bigaragaza ubuhanga yihariye. Umukinnyi ubona muri ekara yawe yitwa Ngarambe. Ngarambe ni umukinnyi uzwiho amafaranga menshi, ni umujejeta faranga utunze imodoka muri Nyarurembo yose. Niwe ugaragara nk'umukire gusumba abandi bose. Gusa ubutunzi bwe ntabwo iyi kinamico igitugaragariza aho buturuka neza, gusa ibi ngibi bituma abana Sugar Daddy mu iyi kinamico. Aba bakinnyi batatu ubona, uwa mbere ni Muganga Devota umukurikiye uri hagati n'Ishyaka ndetse na Aline. Aba bombi ni abakinnyi b'Urunana babikora neza cyane. Ivona yakinaga aba kwa mwarimu Mugisha ndetse akaba na pasiteri, umukozi w'Imana. Gusa Ivone we ntabwo atugaragariza niba yari umukozi w'Imana se cyangwa atari we. Gusa ubona ko aba kwa mwarimu Mugisha atari umwana yabyaye ahubwo nk'umwana yirerera, kuko umukozi w'Imana wirerera imfubyi n'abandi bana. William na Donata ni urubyiruko rujya mu rukundo, ariko ukabona yuko rutari muri buri kateye kose. Bya bindi byo kugurutsa ibinyoni tuzi ku rundi ruhande rw'indi couple bo ntabwo babigira. Aba bakinnyi batatu ubona harimo Makurata, Nyiraneza na Kankwanzi. Kankwanzi niwe uhera mu ruhande rw'iburyo, ukurikiyeho ni Nyiraneza ndetse na Makurata. Uyu mubona ni Budensiyana. Budensiyana uyu wumva ari umwana mutoya, ariko urabona ko iyo foto ni umubyeyi ukuze rwose. Uyu ukina yitwa Kirere niwe mubona, umukobwa wa Bushombe wambaye akaniforume. Ahangaha iyi foto yafashwe muri za 2015 yari akiri umwana mutoya. Ubu ngubu umuntu yakeka ko amaze kwigira hejuru. Nk'uko twabonye ko ikinamico Urunana yibanda ku bantu bavuga ururimi rw'Ikirundi, uyu nguyu yitwa Niko yagize rero ni umuntu uturuka mu Burundi watuye na Nyiramariza mu mahugurwa, maze bakaba inshuti bagasurana kugira ngo babashe no gushyiramo abakinnyi b'i Burundi. Nuko nguko Niko yagize yinjiye mu ikinamico Urunana. Patrick ni umukinnyi ukina ari umukozi wa Agnes, ari umukwaferi ndetse ari n'umusore ugendana na buri kateye, urya abana ndetse akagira inama Petero yo kugurutsa ibinyoni. Iyi terime yo kugurutsa ibinyoni ni Patrick wayizanye.
Uyu mubona ni Mutesi sheri wa Petero. Uyu mukobwa mwiza gutya ajya yiherera akagurutsa ibinyoni na Petero, maze urubyiruko rukabikunda cyane mu runana. Ni ukuvuga ngo agace kabo iyo katajemo ntabwo rwose tunezerwa. Karemera ni umukinnyi ukina akora ku cyara cya amafu atandukanye, ariko mu rundi ruhande akaba ari n'umugabo w'intangarugero ugerageza kuganirwa n'umugore we ashaka kumujyana mu mishinga ikomeye ahari adafitiye ubushobozi, gusa akagenda amwikura mu bwenge. Rangwida na Lopez. Uyu Rangwida ni nyina wa Lopez, nubwo mu ikinamico urunana akina ari umwuzukuru we, ari umukobwa wa Agnes. Nizeyimana ni umusore wo kwa Stefano imfura ya Stefano na Nyiramariza. Ahangaha banatugaragariza Nizeyimana ari kumwe na Aline. Abangaba bagiranye urukundo rwaje kuzamo kidobya, kuko Ngarambe yarwivanzemo maze akaza gutera inda Aline ikitirirwa Nizeyimana. Umwana babyaye bamwita Kingston. Gitefano ni papa wa Nizeyimana, umugabo wa Nyiramariza. Umugabo ugezamo akavangavanga ibintu, akagerageza kugorana mu rugo, akagerageza kunywa inzoga, ariko ubundi mu by'ukuri ni umugabo w'intangarugero ukora kuri Radio Rwanda. Ni umugabo rwose uhamye kandi wubashywe cyane. Filipo ni umugabo wa Budensiyana ukina mu runana, akina afite business, ukora ama business atandukanye. Kuri iyo foto turabonaho Gitefano, Nyiraneza, Aline, James ndetse na Agnes na Shyaka. Abo bose ni abakinnyi bagenda baturyohereza mu runana. Shyaka na Muganga Devota ahangaha barimo bakina. Uyu nguyu ubona ni mushiki wa Shyaka, wanashinze urugo mu minsi ya vuba, yitwa Agnes cyangwa Agi nkuko ajya byitana na titireri. Depite Bamporiki Edouard wakinaga ari Tadeyo. Bushombe na Kankwanzi ahangaha bari mu myitozo. Muramubona Makurata ari mu myitozo. Urabona ko ikinamico yabo ntabwo bazikina nka za zindi tujya dukina ku mashuri cyangwa se mu giturage, kuko bo izabo baba bazisoma. Ntabwo ari ibintu baba batekereza mu mutwe, ni ibintu byanditse bakabisoma kugira ngo babashe gutanga ubutumwa buba bugambiriwe. Petero na Karemera. Abangaba ni Petero na Karemera. Uri ku ruhande ni mama wa Karemera. Ndagushimiye wowe tubanye muri iki kiganiro. Amafaranga nibyo nkwifurije, bigufubike inshuti yanjye. Imana iguhe umugisha.